Rihashama Sidoti Meshandi. Dutangire hakuno ku mazi nk'uko bisanzwe. Ni Sidoti Meshandi. Hari umusore uri mu mazi, baragusubiza inyuma gatoya kugira ngo uriya musore agere mu mazi. Byagenze gute? Aka filime kacu niko guko kagiye gutangira. Ni Rihashama filime niko yizwe. Dutangiriye hakuno mu macumu menshi cyane nk'uko mubizi nyine. Ameze gutya akenshi akunze kuba ari mu babudisite bo mu Bahindi, cyangwa se abo ni Abahinde b'Abahinde basenga imana zabo. Dutangiriye n'abana bari muri Icarawigi, kuko ni ibitabo binini cyane biri mu bipima nk'ibirove. Hano hari bari gusingiza ibigirwamana byabo bireba uko nguko. Hari n'undi we uko bigaragara arasa nkaho atari ikibumbano, ahubwo ni umuntu ufite amaso atabuje mu bigaragara abarwaye amaso. Hakuno hari uwo bahereza urwandiko, ararusoma amubwira ati iyo ukoze umuntu muri ibi bice ukoresheje ikiganza gutya uba watangiye kumusoma tayari. Baramubwira bati kandi iyo usoma abantu, aba n'abana bari kwigishwa uburyo baragura, ukoresha inyenyeri. Mbese iyo dukora ugomba gukoresha uburyo ibitekerezo bikorana n'iby'inyenyeri. Komeza gusobanura uburyo ibyo bintu byabayeho. Babayeho uburyo ubwonko bw'umuntu bukorana n'ubwonko bw'isana no hagati mu isanzure, akabasha kumenya kuko ngo isanzure ibasha kureba mu bwonko bw'umuntu. Afite uko bari kubisobanura abana baba bari muri Icarawigi. Nyuma y'umwanya muto cyane, umwanya utaraba munini cyane, uwanditse filime ni Krishna Kumar. Abana bakiri muri Icarawigi, hari abandi bavuyeho baza bihuta, turabasuje, barasuhuza, barabaza. Nyakubahwa abasiyantifiki baranga nta kibazo n'ibicari, babahereza kwicara nyine baricara, bitewe n'uko nguko ko ababudisite cyangwa se abantu b'Abahindu bibera mu ngoro zabo, muri tempo zabo. Nyakubahwa, guverinoma iri kutwubakira inyubako y'ubushakashatsi, ese twazayitaha ryari? Uyu nawe ndamubwira nitwe abantu ba mbere bagiye kubakirwa ingoro y'ubushakashatsi, inyubako y'ubushakashatsi izajya yiga ku bintu bijyanye n'isanzure. None uraje kubaza umuturage nk'uyu nguyu, abantu basenga babaraguza, ese yadufasha? Uyu w'umuraguza ahita amwaka akaboko, n'umwahitamo akaboko. Adatindiganyijemo akaboko arakamuha. Nubwo dufite gushidikanya ku yindi, ndabona ati turi scientifique, ngomba kujya gushidikanya kuko scientifique tugomba kubanza kugenzura icyo tuvuga n'ibyo dukora, kandi akenshi tugomba kugira gushidikanya kwinshi kuko tuba dufite kwemera gutya. Hakuno uyu mugabo w'impumyi baba baje kureba umuraguzi, ahita amubaza nawe ngiye kubaza ikibazo. Nyakubahwa, uzimerere umusubiza kandi ntungwara. Ndamubwira ati nta kibazo rwose mbaza. Amubaza inyenyeri ebyiri, aramubaza ati izi nyenyeri urazizi? Aramubaza ati inyenyeri bita Arundhati na Vashishta waba uyizi? Undi aramusubiza ati ari ukuntu zari. Izo nyenyeri ndazizi, inyenyeri mfashije amashakashatsi. None izo nyenyeri mwamuzi igihe zabonetse? Ari twe abantu twazibonye mbere, kandi mwita abashakashatsi scientifique. Ati mwebwe mwagiye kuzivumbura, twebwe dusanzwe tuzitanga mu bukwe bw'abana bacu, twarazikozemo kado, twarazikozemo imiringa, twarazikozemo imikufi. None wambwira ukuntu twavumbuye izo nyenyeri kandi telescope yari itaraza, kandi telescope murabizi ko mwe niyo mukoresha muri ba mukirere, ariko twebwe izi nyenyeri twari tuzizi, tunazitangamo impano, dukoresha ibishushanyo byazo, tubasha kuzishushanya. Nta telescope twari dufite, kandi telescope yari itaraza. Wambwira uburyo ibyo bintu byabayeho? Aramubwira ati wa mugabo we, siyansi ntabwo ari uguhakana cyangwa se ntabwo ari ugupinga ibyo utazi, oya, ahubwo siyansi ni ukwemera ukiga. Ese siyansi ni muri Icarawigi. Siyansi ntabwo ari uguhakana ibyo utazi, ahubwo ni ugushaka kumenya
ibyo utazi ukanasobanukirwa. Mu yandi magambo, icyo utazi urabaza, ntabwo uhakana ngo kuko utazi ikintu ntibisobanuye ko kitabaho, ahubwo niba utazi ikintu ubaza kibaho, cyabayeho gute, bigenda gute. Uyu nguyu ahita amubazaho ku ruhande ati none nyakubahwa, haba hari undi muntu waba wemera w'umuhanuzi? Agahita amubaza haba hari undi muntu waba uzi w'umuhanuzi? Uyu mugabo aramubaza ati ese nyakubahwa, hari inzobere cyangwa se hari umuntu waba wemera ukurenzeho muri ibi bintu bya kayiromansi, ibintu byo kuraguza ibiganza bita kayiromansi? Undi aravuga ati arahari. Ati buri muntu wese w'umuyobozi aba yifuza guhura nawe, umuyobozi wese ukomeye ku isi aba yifuza guhura nawe, yitwa Vikram Aditya. Ati ni umunyeshuri wanjye naramwigishije, ati ariko nanjye ndamwemera, ati ndetse njye mwita Imana. Uburyo abivugamo avuga nk'aho ari nk'Imana y'abahanuzi. Batwereka umusore arimo kugenda urugendo rwiza cyane, aragenda asa nk'aho agaragiye ku kaburufukesi keza cyane katagaragara nk'agaciriritse, ku gasuti keza cyane, ari mu basore benshi bamugaragiye. Aragenda, ingendo niyo ngiyo, ni za ngendo zo mu manota. Baravuga bati Vikram Aditya yageze hano nyakubahwa, hafi yafata icyicaro akicara. Akihagera abandi barasohoka, amaze gusohoka rero asigara aganira n'uwamutumyeho. Nta bindi byinshi cyane, we ahise amuramburira ikiganza, undi aramwitegereza. Amazina ye nyakuri yitwa Mr. Prabhas, yagukiniye Weibo, yagukiniye nyinshi cyane, ariko cyane cyane Weibo part 1 part 2. Uyu we ntabwo aba akoresha ikiganza, ntabwo aba gukora mu ntoki, ariko niyo agukoze mu ntoki nubwo biba bikunda, ariko waba akoresha uburyo bwinshi bitewe n'abagiye guhura n'abaribo. Araza agasuzuma uburyo bakoresha n'ubwo ngubwo, akikora ku gahanga akahita kumenya n'ibiki bigiye kukubaho. Kugira ngo urabibona aha ngaha, umuntu kera barimo aritegereza sinzi icyo agiye kumbwira, ntabwo birumvikana bavuga ati birabe byiza. Hakurya naho niko biba byakomeye. Akimara guhanura uyu mugore ahita abona ibintu bibi, ahita atangira kubona ibintu bibi cyane. Ahubwo hakurya naho uri kuganira inkuru y'uyu musore avuga ngo Vikram Aditya avuga ibigwi bye, ahita atangira kuvuga ngo yahanuriye umuntu. Vikram Aditya aritegereza ubuhanuzi bw'uyu mugore, avuga ati wa mugore uramutse ubaye umuyobozi byaba bibi cyane. Undi nawe agira ngo aramuvangiwe cyangwa ntabwo yumvise neza. Uvuze ngo, aravuga ati wewe nuba umuyobozi, ati nicyo gihe kibi kizaba kigiye kubaho mu Buhinde, icyo gihe kibi abaturage bazaba bagiye kubona. Mbega ni nko gukorera mukamubwira ati ibyaba byiza nuko utakongera kuba umuyobozi. Hakuno nawe akamubwira ati yahanuriye umuntu w'umuyobozi ukomeye amuhanurira nabi, ati nuko aragenda. Uyu muyobozi ngira ngo we ahava arakaye, ati none nyakubahwa yaba yaragiye hehe uwo muntu yaramuhanuriye, ajya hehe? Akiri kumubwira aho yagiye, ndaje dukomeze n'agace ka kabiri.